dukeneye ukuri kumenya mu bwenge no mu mutima, ariko ukakuri gufite ikintu kwahinduye muri twebwe. Yesu ashimwe. Rigahindura uko dutekereza nuko dufata ibintu. Ijambo wakiriye rikagusiga ugitekereza nk'uko watekerezaga mbere ntacyo byakumariye. Ijambo twakiriye rigahindura uko dutekereza nuko dufata ibintu, niryo riba rifite ikintu byatumariye. Kandi koko iyo twaryakiriye rizana impinduka igaragara no mu misengere yacu no mu myifatire yacu. Haleluya. Uku kuri kandi turimo kuvuga, igihe kimwe Yesu yabwiye abayuda arababwira ngo mumenye ukuri kuzababatura. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana 3:2-3, ngo namwe muzamenye ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Baramusubiza bati ko turi urubyaro rwa Aburahamu, akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese, none uvuga iki ngo tuzabaturwa? Uzahura n'abakristo benshi, abana b'Imana benshi kandi beza basenga bakorera n'Imana, ariko akubwira ati mbaturwa iki se? Ubuhe ubatase buhari n'ubuhe gutikamirwa se kubi? Uzasanga inkuru nk'izo bizaba ari ibisubizo bimeze nk'ibi abayuda bamubwiye. Barirebaga bagasanga nta kibazo bafite. Najya ngo babwire ko iyo ngiyo nayo ari imirimo ya Satani yo kudutwikira no kumva njya nyita amahoro ya fake, ukajya wumva nta kibazo kandi ibibazo bihari. Niba ufite abana badakijijwe ibibazo birahari, niba ufite umugabo udakijijwe ibibazo biruzuye, niba nawe utabasha gukizwa mu mwaka ushira 2-3 ibibazo birakumaze aho buri umupfu. Ntabwo ari njyewe niko Bibiliya ivuga. Iyo umuntu adakijijwe biri mwite ntumbi. Hari igihe Satani aduhuma amaso, umuntu akajya kwabyuka ariko akajya yumva ntacyo atwaye, kandi buryo bugitwaye kuko Yesu aramutse agarutse ntaho wajya. Urumva bidakomeye, ibintu byatuma umuntu abura ijuru biba bikomeye cyane. None twebwe turahangaha turakanyakanya, niyo mpamvu turi hano, niyo mpamvu twashe gusenga. Tekereza bacu noneho batitaye ku by'agakiza, basenga uko bababwirije, wibukije umaze nk'icyumweru mwibutse impanda iramutse ivuze ntabwo yajya. Ni gute rero umuntu ashobora kuryama akumva ngo nta kibazo afite, ararana n'intumbi mu nzu? Mu kanya dusenga ndabitekereje, ndavuga Imana ohereza umuzuko iwanjye. Abantu bose badakijijwe bakijijwe kubw'igitsure n'ikinyabupfura. Iyo tugifite abana batoya tubajyana by'ikinyabupfura bakatukurikira kuko tujya mu nsengero, ariko agakiza ni umuntu ku giti cye. Kandi agakiza kukuri ruva ngo umuntu wahindutse utinya icyaha. Naka umuntu utinya icyaha kubera ko madamu hari, Mesiya hari, ababyeyi bahari, kuko hari umuntu wamubona, ariko yajya kure, yajya nka Dubai akabikora. Oya, agakiza gatuma umuntu azajya mu ijuru n'agakiza kukuri. Imana yatugire neza. Imana yohereza umuzuki wacu no mu bacu no mu nsengero tubamo, kuko tubana n'intumbi. Haleluya. Amen. Ahubwo Satani aduha agahenge. Satani aratuzi neza, azi igituma usenga, azi n'ikintu kikudamaraza ukaryama. Rero ibibazo waguteza ni ibituma udamarara. Nuvuga ngo azana ibibazo biri maske. Iyo umugabo tuvuga bafite abagabo badakijijwe, yatagukubita, yatangiza amafaranga cyane, iyo atakubuza kujya gusenga, abamama benshi uvuga ngo twebwe ko nta kibazo dufite, ukuri ntabuza gusenga, hanyuma amafaranga, ngurira imodoka, tumeze neza, nta kibazo dufite. Ufite ikibazo kubera ko kugitandurana n'iki? Imana yacu dutabare. Hari abana bacu bakatubera beza, tukabohereza amashuri bakiga bakagira ubwenge, twagira amafaranga yakiyongera tukabohereza muri Amerika n'ahandi nk'aho ngaho, tukohereza intumbi zikagarukana na diploma ari intumbi. Yesu agarutse hagati aho ngaho. Ese apfuye yize n'impanuka? Umwana warezwe na mama Pasiteri nkanjye, umwana warezwe namwe mukorera Imana mu nsengero zitandukanye, hanyuma agapfa adakijijwe. Twikwiha ihumure nk'iby'abantu badafite Yesu. Simvuga ngo uhangayike ukanura amaso urwara umutwe, oya, ariko menye ngo urugamba rw'umwuka rurahari kandi niwo ugomba kururwana kugeza igihe abawe bakijijwe. Nicyo dukeneye. Ibindi biroroshye, amafaranga n'amashuri biroroshye, n'abadafite Yesu barabibona, ariko ikintu gikomeye ni ubugingo bw'umuntu. Ku bantu bamaze gukizwa, utarakizwa warurwana urugamba mu bundi buryo, ariko wowe warakijwe urabizi ko ijuru rihari, urabizi ko na kuzimu ihari. Urugamba rwa mbere dufite no gutuma bene wacu bakizwa. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Rero kuko abayuda bashubije Yesu bamwe bati twebwe turabana b'Aburahamu, ntabwo batanamba dufite, tuzabaturwa iki? Tuzabaturwa iki? Satani yifuza ko twahorana mwene ibisubizo ngo ubu bataguheze karande y'isi. Tubipisa arimo avuga se muri bibaho bya pisi nyine. Yesu ashimwe. Haleluya.
ijambo ry'Imana niko ko riratubwira ngo umuntu ari Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya. Dore byakera babishize byose babihindutse kuba bishya. Ibyo byose ni ukuri. Ariko iyo twitegereje tukireba tugasanga hari agace katakozweho, wowe nanjye wo kugasengera kugeza igihe nako gahindukiye. Haleluya. Ntacyo bitwara Satani cyane ndamutse nkijijwe, kuko arabizi ko iyo nakijijwe umwuka wanjye wavutse bwa kabiri nshobora gupfa nkajya mu ijuru. Ariko akuzungukiramo iyo nakijijwe nkabaho imyaka yose itagize impinduka n'amasiga hano ku isi, ngazakizwa njyenyine nkajya mu ijuru. Abantu bose bakijijwe bakirindira agakiza kabo, ninde wavuga ubutumwa bwiza, ninde wakorera abandi bantu, ninde wazana ubuzima burimo ubutsinzi bwatuma umuntu yifuza kureba iyo Mana yacu. Haleluya. Nuko ngo nacunganye n'agakiza kanjye yabibonye ko namucitse nzajya mu ijuru, ariko sinzajya mu ijuru size mpinduka ki nkoze iki mu myaka Imana inyije. Haleluya. Mana yacu tugirire neza. Amen. Ibiki bishobora kutuboha bitandukanye nk'uko aba bantu Yesu yarababwiye, yarabashubije babaze ngo turubyaro rwa Abrahamu ntabwo tugeze kuri imbata z'umuntu n'umwe. Yababwiye ko bata bafite ari ubw'icyaha. Muri iyi si hari igihe umuntu agira ibyago agatinda gukizwa, agakizwa yigiye hejuru mu myaka. Ibintu byose twaciyemo Imana irabitubabarira, ariko bitugiraho ingaruka. Haleluya. Narinze kubisipiritualiza ngo tubishyire mu mwuka cyane. Buri bintu byose hajya hose watinza kugiraho ingaruka. Haleluya. Urugamba umuntu arwana yarakijijwe atinze gutandukanye n'ubwo yarwana yarinjiye muri Kristo kare, biratandukanye cyane. Niyo mpamvu dukwiye kubwira abana bacu Yesu hakiri kare. Iyo umuntu agize amahirwe agakizwa ari mutoya arwana na bikeya kuruta ibyo arwana nabyo iyo yamaze guhengama no guti hari ibintu bitagororoka, nta ngaruka se mugendana nazo kandi barakijijwe. Umuntu akayigumana kandi yarakijijwe kuko yagutinda mu bwami bw'umwijima. Imana yacu dutabare. Ibintu bituboha rero hari n'ibyaha twikoreye ubwacu, hari n'ibyaha by'abatubanjirije bidukurikirana. Izi nyigisho ntizivugwaho rumwe, abantu babivuga mu buryo butandukanye, ariko twibwije ukuri tukitegereza ubuzima bwacu dusanga ibintu by'abantu batubanjirije bigaruka mu miryango y'iwacu. Rero kutibwiza ukuri ni ukwihemukira, reka tuba tutabirwanya kandi bihari. Haleluya. Ibindi bituboha byatuma dukwiye gusenga tutisengesheje ni imirimo ya Satani n'abakozi. Satani afite abakozi nshobora gutekereza ko ashobora kuba ari benshi cyane kuruta ab'Imana. Bisa nk'ibyatera ubwoba ariko ntabwo biteye ubwoba. Iyo habonetse uw'Imana umuhagaze ashobora kwica benshi ba Satani. Eliya yarabikoze. Haleluya. Umusozi Karumeli 400 ba Ashera, 400 ba Bayali arabica bose, 450 arabica arabarangiza. Haleluya. Abakozi ba Satani rero nta hantu bagiye. Wabyima amaso, wabyirengagiza, Satani azakoresha abantu kugira ngo akurwanye. Namaze imyaka ndi mu Kristo mwiza, nzi ko abantu bose bankunda. Umva se muze yanyigira iki? Muze yandogera iki? Hari abandi benshi nkamwe batekereza ko nkumva duse yandogera iki twapfuye iki? Ntasambu dupfa, nta kintu na kimwe, wagerageje kubana n'abantu bose amahoro se umuntu yabagushaka wiki. Ntacyo gushakaho ariko niwo murimo wa Satani. Satani afite abakozi. Hejuru y'ububata dushobora gutezwa n'ibyaha byacu n'iby'abatubanjirije, hari Satani n'abakozi be. Kandi abo ngabo barasa natwe, baravuga ubutumwa bwiza, bambaye bikwije nk'uku, nako mbese baragerageza. Ntabwo barebeye inyuma ushobora kubamenya, ariko icyo bashinzwe ni ukunaniza abera. Icyo bashinzwe ni ukubuza imigisha y'abakiranutsi kubageraho. Icyo bashinzwe ni ukubuza amahoro kugeza igihe uzazira hano mu isi. Kugira ngo batsinde rero bisaba kuba umurwanyi, umuntu usenga utisengesheje. Haleluya. Imana idufunguye amaso tukabona baturwanya ko bangana. Ntekereza ko ituma Imana idufungura amaso mu buryo bubona byose ari kugira ngo usagire ubwoba. Watinya gusohoka, bavuga uti yenda kanaka ayiwe nawe ayiwe. Rero ntiyamera kutwereka byose, adukingiraho gake. Cyakora iyo kigukingiraho gakeya uva mu mutesi mu by'ukuri ugasenga uravuga uti burya bwose nta mikino iri hano hantu. Ariko Imana mu mbabazi zayo hari igikinga amaso yacu y'umwuka n'ubwo wasenga kagihumbi, kuko iranga ko wahahamuka. Imana ishigire neza. Imirimo ya Satani n'abakozi be barahari kugira ngo bagwize ibibi mu buzima bwawe, batwoherezaho ibibi, bafite ibyo bakora contre nous, bijyanze bikunze bazakora ibintu bikurwanya. Ikintu gitangaje, barwanya ikintu cyiza cy'ubuzima bwawe. Wibaza impamvu kuvisa nk'iki baragishaka wiki, kutiga kwanjye, gukena kwanjye byabamarira iki? Ariko nibyo byo kurya byabo
ibitambo bikomeza satani n'abakozi be ni ukukubuza amahoro, ni ugutera urugo rwawe, ni ugutera urubyaro, ni ugukwambura ubukungu bwawe, ni ugutuma ukora ariko ntugire ikintu ugeraho. Ibyo ni byo byo kurya bizango, nizo mbaraga, nibyo bibaha amavuta. Yesu ashimwe. Uko dusenga kugira ngo tugire amavuta y'Imana, niko bo batanga ibitambo bibuza amahoro abakiranutsi, niyo mavuta yabo nizo mbaraga zabo. Ariko muhumure, Kristo yanesheje isi. Haleluya. Ijambo ry'Imana muri twebwe arakomeye cyane ku rutundi n'isi. Haba dutinda kuri ibi bintu bikarangira tugize ubwoba, si kugira ngo tugire ubwoba, no kugira ngo dukanguke, ariko si kugira ngo tugire ubwoba. Iyo Imana dufungeho gatoya tukabona isi yo mu mwuka, nibwo tumenya uburinzi bw'Imana bukomeye. Muravuga uti burya nabayeho muri ibi bintu byose, mu barozi bangana gutya n'abizi mbaho, Mana urakomeye, Mana urarinda. Ntabwo Imana iturinda iyo twabimenye gusa, iturinda tutanabizi, yaturinda tukiri n'abapagani. N'amaso uyu munsi ntagarwo yatureka. Haleluya. Nubwo Satani akora, ariko Imana yacu irakomeye. Imana yacu tugire neza. Impamvu tuvuga ibi ngibi no kugira ngo gusa tumenye impamvu dukwiriye gusenga. Ikindi kintu kiduteza ububata no kutamenya kwacu, kujijwa kwacu. Kutamenya birica, bituma tunyagwa. Mwibuke rya jambo ryo mu Hagati igice cya 4 kuva ku murongo wa 1, havuga ngo umuragwa yakira umwana mutoya nta hantu batandukaniye n'imbata. Imbata no mu rutagira ijambo, imbata no mu rudafite ubutware, ni umuragwa afite umurage wose n'uwe, ariko kuko yatinze mu bwana, kuko yanze gukura umwuka, kuko yanze kugwiza imbaraga z'Imana, kuko yanze gusenga, gutinda mu ijambo ry'Imana, gukora ibyo gukiranuka, ibyo nibyo byose nibyo bitukuza. Kuko yanze ibyo byose byatumye akomeza kubaho nk'imbata. Nuvuga ngo kujijwa bituma nkomeza kuba nk'imbata. Ijambo ryanjye ryo mu mwuka ntigira uburemere. Hirukana Satani akanseka ateye agahinja. Mana yacu tutabaye. Haleluya. Kwikiza ubujiji ni inyungu zacu, ntabwo ari inyungu z'Imana, ni inyungu zacu. Kuko ndakura ugakura mu ijambo rye. Haleluya. Twese turi abana b'Imana. Imana idukunda kimwe, ariko ko umwana wawe mutoya utamuha ko ntacyo gutwara imodoka niba uyifite, niko natwe tumeze. Yesu ashimwe. Iyo ugiye kumusigira iby'agaciro mu nzu, ubisigira umukozi, kuko abana bawe bakiri batoya. Ariko abana ari bakuru nibo wasigira amafaranga, ukavuga uti ngiye mu rugendo muzayakoreshe gutya na gutya. Ariko kuko bakiri abana uyasigira ubarinda. Mu isi yo mu mwuka nuko tumera. Uko dutinda gukura, uko dutinda kugwiza imbaraga z'umwuka, niko ibyagahawe twebwe tutabihabwaga. Niko ijambo ryacu mu mwuka ritagira uburemere. Umwana wawe mutoya ntabwo yajya gusinya kontra yo kugurisha inzu, ntabwo hari ibintu atakora, kuko iryo jambo rifite. Anahagaze akabwira abashyitsi akavuga ati mama yari yavuze ngo muza mutujyana hana, muza tujyane kwiga hana, ntabwo babyemera. Ijambo ry'umwana mutoya nta buremere rigira, bigatuma twirukana dayimoni akaguma aho ngaho, kuko twanze gukura ngo ijambo ryacu rigire uburemere. Mana yacu igire neza. Haleluya. Gusenga ni byiza, ariko kugwiza imbaraga ku giti cyanjye bifitiye akamaro kuruta kumara iminsi n'iminsi nsenga. Uretse ko gusenga nyine bitukuza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ukuri dukwiriye kugira muri twebwe ni ukuhe. Ukwa mbere kw'ingenzi, Pastor Peace igeze kuko harangiza ngira ngo ni ukwakira ukuri ubwabo. Ukuri muri kwa Kristo. Yarivugiye ngo ni ingenzira n'ukuri n'ubugingo muri Yohana 14:6, ngo Yesu aramubwira ati ni ingenzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye. Haleluya. Amen. Kwakira ukuri ubwabo, Kristo akaba muri twebwe, nizo mbaraga za mbere zitunesheje, zituma dutsinda, zituma tubibasha. Wakwibaza ati se ubutansi arabona hano hari umupagano hari? Arabona twese tudakijijwe. Imana yatugire neza. Impamvu mvuga ibi ngibi, twese twifuza kugira ubuzima bw'Imana, ubuzima butsinda, ubuzima bunesha, ubuzima bubanye na Kristo neza. Ariko tukabyifuza rimwe na rimwe kuri ariwe Kristo, twanze ko yinjira mu buzima bwacu ngo atuyobore uko ashaka. Gukizwa no kwemera gupfa. Kubivuga ku munwa no ku magambo biroroha, ariko tumenya ryari ko ukuri muri decision za buri munsi z'ubuzima. Haha Rutase yumvaga agomba kubikora gutya, kandi akumva bifite n'ukuri, kandi akumva nabyo bimubahishije. Ariko Yesu akaza kuvuga ati no, ibisuku bikora cyangwa akancisha ahantu, agatuma ntavuga ibintu nashaka kuvuga, agatuma nasubiza umugabo wanjye ibyo nashaka kumusubiza, no kumwereka ko nyine ko ndi umugore w'igitangaza. Gukizwa no gupfa. Aho muri decision z'ubuzima bwa buri munsi niho tumenya ko kuri tumufite koko cyangwa tumufite ku munwa. Mana yacu tutabari. Amen.
Haleluya. Yohana 15:5 Yesu yaravuze ngo ninjye muzabibu w'ukuri, ninjye muzabibu namwe muri amashami, uguma muri njye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Ako nifuza kuvuga nakangaka, ntacyo mubasha gukora mutamfite. Nta mbaraga zitsindiye isi dushobora kugira tudafite Yesu. Haleluya. Turi amashami, Yesu ni we giti, niwe muzabibu w'ukuri, twebwe turi amashami. Nuvuga ngo iri shami riciwe kuri iki giti rizuma byanze bikunze, nta kintu rizaza. Muzaribona rihagaze wenda baritatse no mu nzu, ariko nta buzima, nta bugingo bw'Imana buririmo. Inshuro nyinshi rero twidekonekita, twikata kuri uyu Yesu, kuko arimo atubwira ibintu bitajyanye n'igihe, kuko arimo adusaba gukora ibintu tudashaka gukora, cyangwa akadusaba guceceka kandi twe twashaka kuvuga. Yesu iwe ntabwo ajya mu magambo gusa, yinjira no bitekereza, agashaka kureba ko ibitekerezo byawe biri ku murongo. Uzwi mu bitekerezo ducumura, tukumuka usuzuma ukabona zero, mu bitekerezo ukakumva. Tugakorera ibintu byinshi. Yesu rero yavuze ngo ntacyo tubasha gukora tutamufite, kandi kugira ngo dukomeze gufatana nawe nuko twemera akatuyobora uko ashaka. Haleluya. Bikatubihira ariko tukabikora uko ashaka. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Kuvuga rero ko dufite Kristo biratworohera, ariko kubihindura ubuzima no kwemera gupfa kuri kamere. Buri jambo ngiye kuvuga, buri gitekerezo nemeye ko kintindamo, buri gikorwa byose nkabikora nkuri muri Kristo koko. Avuga saramutse ari Kristo rangaha yabigenza gutya. Tujya ducikwa, namwe mujya mucikwa. Mujya mucikwa n'ibintu mudakunda. Ngiye burakaye bijya muncika. Nkumva narakaye we umujinya ukomeye. Kandi uwo mujinya uzanywe n'ikizi, nuko wenda bavuze ngo iki bagomba kugishyira hariya, agiye kumva bagishyira aha, kandi nkabona batinze kubyumva. Ibintu bidafite uri bitakabaye birakaza umuntu, ariko kumva biragucitse, kandi dusabwa kubikora nk'abari muri Kristo koko. Nakwike ukavuga se umuntu muri Kristo koko yarakara bingana gutya. Imana yacu dutabare. Haleluya. Abifuza ko dutsinda, tugira ubuzima butsinda, wibuke kuri ishami kandi ko nta kintu washobora gukora Kristo atagushoboje. Haleluya. Wongere usubire mu magambo uvuga, uyatekereza amagambo uvuga. Nta muntu utinya uhari, nta muntu wubashye cyane uhari. Ubu kuvuga amagambo turanga twese twavuga neza kuko turubahanye, duhanye agaciro, ariko kugira ngo ya magambo uvuga uri kumwe n'abantu tubashye cyane, uri kumwe n'abantu badafite bagutwaye, iyo twirekuye tutifashe mu ngubu, wongere uyarevize, kuko biri mu bintu bizambura imbaraga ijambo ryawe mu gihe cyo gusenga no gutegeka. Haleluya. Icya kabiri, cyambere cya kwakira kuri akaba muri twebwe rero Kristo, no kongera nanone kumenya uko kuri, ntitubimenye nk'ubumenyi bwo gufata mu mutwe gusa, ahubwo ubumenyi transformative, ubumenyi bushobora kuzana impinduka. Akenshi tubyita ishurirwa cyangwa revelation. Uretse ko akenshi tuvuze ishurirwa na revelation, umuntu yumva ari ibintu bikomeye bihambaye, akavuga ati ibintu by'amayerekwa yewe sindanabyumva, nta n'iyerekwa ndagira, nta n'inzozi. Oya, ubu bumenyi bw'ijambo ry'Imana buduhindura, buzana impinduka muri twebwe ryari. Iyo byamanutse bikarenga gusoma gusa, bigahinduka ikintu nyine kimeze nko guhishurirwa. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Mu gitabo cyangwa se mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 12 umurongo wa 2 atubwira guhinduka tugize imitima mishya, ariko biri ijambo ry'Imana rivuga ibitekerezo bishya, kandi ni naryo ijambo rikwiriye. Haleluya. Haravuga ngo ntimugakurikize imibereho y'ab'iki gihe, ahubwo mureke Imana ivugurure ibitekerezo byanyu, mube muhindutse rwose, nibwo muzashobora kumenya neza iby'Imana ishaka, kugira ngo muhitemo ibyiza bishimishije kandi bitunganye rwose. Ntimugakurikize imibereho y'ab'iki gihe, ahubwo mureke Imana ivugurure ibitekerezo byanyu, mube muhindutse. Haleluya. Umukristo umeze neza nk'uko Imana ishaka ni umukristo wemerera ijambo rikavugurura ibitekerezo bye. Tuba dufite ibitekerezo bya kera, tuba dufite ibitekerezo twakuye mu bantu basanzwe bo mu kazi, bakubwira ngo kubitwara ibi nibyo basubiza no kubigenda, nako ntabwo turinda kubitekerezaho. Ni ibintu tuba twaragiye twakira by'ubuhererekane, twandujwe na environnement, twandujwe naho tuba naho dutinda, bikagenda nyine bikaduha imitekerereze imeze nguko. Ariko Bibiliya yita imitekerereze ya kera ngo dukwiye kwemera
haleluya, ijambo ry'Imana rikavugurura ibitekerezo byacu tukaba duhindutse rwose, ngo nibwo muzashobora kumenya neza iby'Imana ishaka kugira ngo muhitemo ibyiza bishimishije kandi bitunganye rwose. Wari uzi ko abantu batavuguruwe ibitekerezo batajya bamenya iby'Imana ishaka? Haleluya, ntabwo babimenye, barabicurika. Iyo umuntu yagize amahirwe akagira igihinduka agatangira kumva ineza y'Imana n'imikorere y'Imana, ahubwo yibwira ko abantu bose ari uko babyumva. Oya, Yesu ashimwe. Iyo ibitekerezo twemeye ijambo ry'Imana rikagenda ritwinjira rihindura ibitekerezo byacu, hari ibintu bya kera bigenda bisimbuzwa. Tuvuga urugero kuvuga ngo umuntu ni umwana w'Imana. Abantu benshi bazavuga ngo ndi umwana w'Imana. Twese se turi abana b'Imana. Ariko iyo tuvuze ngo twese se turi abana b'Imana, hari ababivuga ku munwa, hari ababyumva nyine turi abana b'Imana in general, muri rusange. Ariko iyo byahinduye ibitekerezo byawe, uravuga ngo ndi umwana w'Imana, ukabyiyumvamo, ukumva uri umwana w'Imana, ukumva Imana muraziranye nk'uko namenyana nandese na Eugene, ukumva Imana ni papa wawe bitari mu magambo, ukumva iragushyigikiye, ukumva irakugose, ukumva iyo ugenda mu muhanda ugenda nk'umwana w'Imana, ukajya wiyumvamo ibintu by'ibiconfidence, reka ariko byita, ukiyumvamo ibintu by'icyizere utazi ahantu ukura. Wari umufuka ugasanga amafaranga ntahari, ugasanga nta na bene wanyu benshi ufite, ariko ukajya wumva umwana w'Imana tu. Ibyo ni ibitekerezo byavuguruwe. Iyo bitavuguruwe bagumana iyo notion yo muri rusange turi abana b'Imana. Ariko umwana wa perezida w'igihugu cyacu arabizi ko ari umwana wa perezida, akazi hano haruguru akata nk'umwana wa perezida, bimurimo arabyumvamo, arumva hari security, niyo nuko bitabashoboka, niyo barinzi baba batanahari yajya yumva bahari, kuko ni gute se batamurinda. Haleluya. Ibitekerezo byavuguruwe rero si kuri icyo cyonyine cyo kuba umwana w'Imana, byuzuye Bibiliya bitubwira abo turi bo, ubushobozi dufite, ubutware dufite butari ubutirano. Haleluya. Ikikorwa n'abana b'Imana benshi ibitekerezo bitavuguruwe nuko bagisengesha. Umuntu waje kundeba ushize arambwira ati ndabizi kudakunda ko abantu basengesha atari kurasengera tu. Ndavuga ntabwo mbivuga kuko ntasengera abantu, mbivuga kugira ngo abantu bose bakanguke tumenye ko twese twebwe kwisengera. Haleluya, amen. Nzi neza natindije ijambo ry'Imana rikantindamo, nkamenya ngo ndi umwana w'Imana, nkamenya ngo bwa butware Yesu yavuze nanjye n'ubwanjye atari ku munwa, kuko yaravuze ngo arenda kugenda, ariko nituhumura cyambere yatsinze isi, aravuga ngo dore bahaye ubutware nuko nimugende. Ubwo butware twese twarabuhawe. Bavuga ngo abizera bazakandagira inzoka na scorpion, bazirukana amadayimoni nayo azahunga. Ariko abakristo benshi bumva ibintu atari ibyabo, kandi ibyo ni ukuri. Bakumva ari iby'umuhanuzi w'ibunaka, ari iby'umushumba w'ibunaka, ari iby'umuntu ufite amavuta ya deliverance. Uriya muntu ushobora ufite amavuta ya deliverance nuko atindanye n'Imana nta kindi, zahawe abizera bose. Haleluya. Iri jambo rero kugira ngo rihindure ibitekerezo byacu nuko tuba turitinze, tunaryitaye, tubigize ibyacu. Yesu ashimwe. Turi abana b'Imana. Haleluya. Ubutware twarabuhawe, imbaraga z'Imana zirikiye muri twebwe. Umuntu wakijijwe ufite Kristo aratandukanye, afite icyubahiro, afite igiciro, arakomeye ku buryo tudashobora kubyumva. Haleluya. Ariko kuko ibitekerezo byacu bitahindutse, tubona umuntu udafite Kristo usa nkaho ahiriwe mu buzima, twamureba tukumva araturutse. Ntabwo aturuta habe namba. Ijambo ryawe ryarema ibintu bikaremeka. Haleluya. Ijambo ryawe ryahamagara ibitariho bikabaho. Ufite ubutware. Haleluya. Iyo ibitekerezo byacu byavuguruwe, ntabwo ubutware tubugira iyo igiterane cyashyushye dufite amarangamutima ashyushye, kuko abantu benshi bashyuha mu giterane bakumva imbaraga zifite, ariko yamara gutaha bikarangira. Ipusi ya nyahuza bivuga mu kirati, ipusi yavugaho gatoya akumva arapfuye. Ntabwo wabara umubare w'abana b'Imana bagenda n'ubwoba bw'urupfu. Impfa mwe nzapfa hageze. Haleluya. Nimba turi muri kwiteka ntabwo bishoboka, nta murozi wabasha kundoba kereka natandukanye na cya giti, aho ngaho bandoga bikakunda. Ariko niba nkiri ishami ku giti, nimba ntigumye muri Kristo, nta murozi bwambasha. Bibiri ngo baza mu kintu cyica ntacyo kizabatwara. Haleluya. Ni ibyacu twese. Umuntu agenjoyinga ryari yafite imitekerereze yahindutse, iyo yemeje ijambo rikinjira rikagenda rihindura ibintu. Haleluya. Ukabikora muri Bibiliya bigahinduka ubuzima bwawe. Amen.
ikindi bitera amahoro menshi no kunyurwa udashobora kumva. Iyo uhuye n'intambara nkuko twese duhura nazo uravuga uti ntegereza ibyiza bizava muri iki kibazo. Haleluya. Katumwe kibaye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Turakunzwe turashyigikiwe. Iyo imitekerereze yahindutse, iyo mfashe urugendo ngiye mbanze ko nari njyenyine sibyo nigirisha, mbanze ko afite ingabo ibihumbi n'ibihumbi by'abamarayika bagendana nanjye, kandi uko ni ukuri. Haleluya. Abakristo twese abavutse ubwa kabiri dufite imyuka aribo bamarayika cyangwa abo zo mu ijuru bashinzwe gukorera twebwe bazarabugakiza. Abamarayika bafite amatsiko bahora barunguruka baza ngo aba bantu Kristo yapfiriye ni bantu ki, kuko Kristo baramuzi ari Imana mu ijuru. Bagiye kubona abana yambaye umubiri, bagiye kubona abana aje gupfira abantu basanzwe ba feke, bakibaza abo bantu byasabye Imana w'Imana kuza gupfa ni bantu ki. Haleluya. Amen. Ariko abana b'Imana benshi kubera kutemera ko ijambo ry'Imana rihindura imitekerereze yabo bagendana ubwoba. Abayumva ari wenyine, abayumva ari bavuga ari borogeke, abayumva abandi iy'isi y'umwuka ifungutseho gatoya yaba mukuri cyangwa atari mukuri buzura inzangano, agira ngo nyirasenge indoga none se natakuroga aragira ate ko ibyo yahawe nawe ntarakizwa musengera akizwa. Haleluya. Imana yacu tugire neza, duhinduke rwose tugize imitekerereze mishya. Amen. Yesu wacu ntabwo yigeze akomeza ibintu nk'uko amadini y'umunsi turimo tubikomeza. Niyo mpamvu yigishaga nk'aho ngo nige muzabibu w'ukuri babaga bareba izabibu hafi yaho, nuvuga ngo yavugaga ibintu bisanzwe. Ushize numvise umukozi w'Imana ati yaba ari mu Rwanda baravuze ati ni inturusu y'ukuri cyangwa ni simple y'ukuri cyangwa ni igitoki cy'ukuri. Aba yaravuze ibintu turimo tureba, yavuze ibizabibu kuko ariho bari bari. Yesu rero ntiyigeze akomeza ibintu yavugaga byari bisobanutse kandi byari byoroshye. Iby'uru rugendo birasobanutse. Haleluya. Iby'umwuka birasobanutse, ntabwo biri komplike. Iyo ugize inzozi ntuzisobanukirwe ongera ubaze Imana ngo Mana urashaka kumbwira iki, kuko Imana nifuje na rimwe kubwira abantu amayobera. None se nikubwira amayobera uzayumvira ute, uzayubaha gute? Irifuza ko bisobanuka kugira ngo ubashe kubyumvira no kubyubaha. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Amen. Rino jambo twahereyeho muribuka ko Yesu arimo kurivugana n'uriya mugore amubwira mu gihe kiraje ndetse kirasohoye ngo basenga data musenga mu kuri no mu mwuka. Haleluya. Amaze guhura n'uyu mugore ubuzima bw'uyu mugore bwarahindutse. Ndifuza ko rya jambo rihindura badafata mu mutwe gusa. Yesu ashimwe. Nta kindi kintu Yesu yigeze aha uyu mugore, kandi uyu mugore urumva ko atari n'umunyetini mubi, nubwo yari afite abagabo bangahe cyangwa yari yaradivosheje kangahe, ariko yari afite amakuru. Yaramubwiye ngo cyambere nzi ko Mesiya azaza, nuvuga ngo nawe yarazi amakuru ko Mesiya azaza. Arongera aravuga ati turimo ravuga bitari byo, twebwe sogokuruza dore yadufukuriye iriba, dore yavuze ko imisozi ari gusengerwaho. Nuvuga ngo yari afite amakuru y'ibyumba by'amasengesho, imisozi yo gusengeraho, kizabonwa, kanyarira, amasoro. Yari afite amakuru, ashobora kuba yajyaga asenga, nta nubwo ari bibi. Haleluya. Ariko yari afite amakuru ataramuhinduye, kuko yari yagumye mu buzima nk'ubwo yari afite. Imana idutabare, ntidushobora kuba Kristo batsinda tudafite amakuru yahinduye ubuzima bwacu. Yafite icyo yadukoze, yahinduye ibitekereze, yahinduye uko nafataga abantu, yahinduye uko nafataga ibintu, yahinduye uko nacaga mu bibazo. Kuko ibibazo nca uyu munsi na kera ntarakizwa nabicagaho, ariko uko bica uyu munsi kuratandukanye. Uko afasha abantu n'uko afasha imibereho n'uko afasha situasiyo biratandukanye, kuko hari ikintu ijambo ryakoze mu bitekerezo byacu. Haleluya. Uyu mugore yari asanga amakuru yo gusenga, yuko Mesiya azaza n'ibindi, ariko ahura na kwa kuri, ahura na Kristo. Haleluya. Ibitekerezo bye birahinduka, ubuzima bwe burahinduka. Ntabwo Yesu yigeze amubakira inzu, ntabwo Yesu yigeze amushakira umugabo. Nta n'isezerano yamuhaye ngo humura mwana wanjye ejo uzakora ubukwe. Amasezerano araryoha, ariko amasezerano ntahindura abantu. Umuntu aguma nk'uko yari, akaritegereza mu mafuti, akaritegereza mu manyanga, akicara akaritegereza. Yesu yahinduye ubuzima bw'uyu mugore nta gifatika amuhaye, kandi umugore yari afite ibibazo. Nasi umugore w'udigosheje 5 mbatari ibibazo bikomeye. Haleluya. Mana yashigire neza. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mfatiye ubuzima bw'uyu mugore uko yaramubwiye ngo uyu musozi niho dukwiriye gusengeraho,
n'uyu munsi iyo ibitekerezo bitahinduwe uzahura n'umwana w'Imana ukubwira ati njyewe ntari ku musozi w'ibunaka Imana ntivuga koko Imana ntizamuvugisha ari ahandi kandi uko ni ukuri uretse ko ishobora no kutamuvugishiriza kuri uriya musozi ishobora kuba ari amarangamutima kubera ibitekerezo bitahinduwe n'ijambo ry'Imana abana b'Imana benshi turacyatuye mu isezerano rya kera mu isezerano rya kera niho habaga ahantu ho gusengera kuko bagendaga bakagomba kujya mu ihema ry'ibonaniro bakajya ibunaka Imana ikababwira ari buhabere umugisha mu isezerano rishya bigatandukanye umwuka wera ari ahantu hose haleluya umutima wajyanyeyo n'inyota wajyanyeyo nibyo bituma ubona Imana ariko byo wikijyanye no mu cyumba cyawe ufite inyota burya wayibona haleluya rero kwibwira ko Imana itari buvugira ahantu cyangwa itari bukorera ahantu bituma nyine tutayibona bituma tuyibura Imana yashyigiye neza haleluya Yesu yakoze iki kuri uyu mugore yakoze ku kibazo cye cy'ukuri ikibazo cye nyakuri si uko atari afite umugabo si uko yari afite isoni wenda n'ikimwaro cyangwa ubuzima bumeze ukuntu ikibazo cye nyakuri ni uko atari afite Yesu haleluya mu kiganiro bagiranye igice cya 4:10 Yesu yaramusubije ati iyaba wabuze impano y'Imana ukamenya no gusabya amazi uwo ari we nawe umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo haleluya icyo umugore yarabuze n'amazi y'ubugingo yarabuze Kristo yarabuze ubuzima nibwo bonyine yarabuze kandi nyamara afite ibibazo byinshi bifatika Yesu yashobora kubihera akamubwira ati ndaguha umugabo ndakubakira urugo rwawe nawe utekane kandi koko cyari ikibazo ariko ibyo byose n'ibibazo byoroheje ugereranije no kuba umuntu afite ubuzima butarimo Kristo w'ukuri haleluya Imana yakitugirire neza igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo basenga data bamusenga mu kuri bayobowe na mwuka haleluya amen Kristo nabwira mu buzima bwacu tuzasenga bikunde ntabwo tuzavuga menshi ibi bintu byo gusenga menshi nitwe twabyatukanye ariko turi mu buzima bwa Yesu njyewe nyagira ishyari sizirima namwe muri gihe ariko kadayimoni pafu umuntu akagenda gutyo n'abagenda gataravuga muzoye bikuraga mukaranaga nese ku musozi asenga n'ijoro ituze uburyo yasengagamo ariko bijoro rero agasenga kuba akajya gukemura ibibazo impamvu dufite urusaku rwinshi rudafite rezilita nuko tudatindana na data ntabwo imbaraga z'umwuka zigwiriye muri twebwe kuko zitagwiriye rero turakubita yawe twanakubitaga tukabona n'umusaruro iyo ibintu bitakurakaje ntabwo ushobora gushakisha Imana iyo twumva ntacyo dutwaye abonye dushaka Imana gakeya ariko iyo turimo tubona byanditse muri bibiliya bitandukanye n'ibyo tubayemo bidutera inyota no kongera kwigira imbere kavuga ariko Mana ya Bibiliya urihe ko twakubuze urihe kutagaragara mu buzima bwacu twavuze ngo tuzigana amadayimoni nayo agende tukarana n'abantu bafite amadayimoni bugake bakiyafite Imana yakidutabare haleluya ubumenyi buhindura buriya mudamu yabuhaweho ubuzima bwe burahinduka areka kugira Masiya wa kure kuko yari yamubwiye ngo ndabizi ko Masiya azaza Yesu amaze kubwira ngo niyo muvugana yagiye yiruka ajya kubwira umudugudu wose aravuga ati muze murebe haleluya byanditse ko Imana yakure bihinduka Imana ye ya bugufi ubuzima bwe burahinduka haleluya ntabwo twahindura iwacu mu mbago yacu natwe tutarahindutse ariko tugwiza imbaraga z'Imana bizatworohera haleluya Imana yatugirire neza kandi Imana yatugwiza imbaraga amen iyo tumaze kugira ubwo buzima buhindura ibitekerezo byacu iyo tutabaye abanebwe twigira imbere mu kugira ubumenyi bw'isi yo mu mwuka narivuze iyo tutabaye abanebwe haleluya Imana yaravuze iratinyutse iravuga ngo ikunda abayikunda ariko abayishakana umwete bazayibona buriya idashyiraho umwete twese twari kuba twarayibonye iyo itongeramo kariya kajambo ikavuga ngo nkunda bankunda abashaka uko babonye ndashaka rimwe mu myaka 5 nashaka cyangwa bakabyihorera ariko yashyizemo agatego iravuga ngo abashaka umwete bazambona haleluya nibwo tubonye mu Imana bitari ibintu reka nongere mvuge iki ngiki kuko akenshi turavuga ngo nabonye Imana kubera ko twabonye ikintu runaka ntabwo ari bibi turanabikunda nibaza ko namwe mubikunda nanjye ndabikunda Imana yaguteye akantu gashya kaguha inzu nshya kaguha imodoka nshya kaguha poromosiyo mu kazi
kakukubita ingendo hirya no hino ukagira amavakansi ukaryoherwa, ibyo bintu biraryoha. Ntabwo biba bibaryohera mu mwuka gusa, ntabwo mutuye mu mubiri biraryoha. Ariko iyo mvuga ngo ni ifoto twabonye n'Imana, sinifuza ko iyo ngiyo, kuko ibyo ngibyo n'abadafite Imana barabifite byinshi we. Ni ifoto twabonye n'Imana nimo mvuga nukongerwa ubundi bumenyi bw'umwuka ntarinzi. Haleluya. Kongerwa kubona kandi gace k'Imana ntarinzi. Yesu n'amagambo ya Paulo buri munsi asigamo ishyari, yaravuze ngo kugira ngo mumenye. Kibaza Paulo ntiyaramuzi, kandi tubona yarakoreshejwe imirimo n'ibitangaza, ariko yahoranaga inyota ngo kugira ngo mumenye. Haleluya. Mana tugire neza. Uko twongereye umwete iyo tutanebwe, nyuma y'ubumenyi bwahinduye ibitekerezo byacu, iyo tutanebwe tukigira imbere mu gushakisha ibindi urundi rwego rw'umwuka tutari tuzi, Imana igitwiyereka mu bundi buryo. Haleluya. Dusenga icyo gihe duhamenya tudahusha. Pawulo yaravuze ngo akubita ntagahusha. Haleluya. Gukubita uzi icyo ukubita ntakubise. Haleluya. Gusengera ikintu wahawe detaye n'Imana ntakubise. Gusengera ikintu Imana ngo ni ibi n'ibi, buryo ibyo Rwanda byo ni ibi n'ibi biraryoha. Ntabwo byoroshye kuko ukubise siko bigenda, mukubita ngo bite bigenda, ariko byibuza uzi ibyo Rwanda nabyo kuruta undi muntu utazi ibyo Rwanda nabyo. Mana kigire neza. Dusohoke mu burebwe, turimo turasoza umwaka. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko yakurinze wowe nanjye twatugejeje muri abo barangije uyu mwaka, ariko reka turangizanye ingamba. Ndifuza gusenga no gusiga impinduka mu muryango wanjye. Ndifuza gusiga abantu b'iwacu n'abene wacu bakijijwe. Ndifuza gusiga ndanduye ibintu byose na Satani yubatse muri iyi generation navutsemo. Haleluya. Ndifuza ko generation yagize amahirwe nkayivukiramo nazasiga impinduka. Ijambo ryawe ryabikora bigakunda, amavi yawe yabikora bigakunda, wowe n'Imana mwahindura ibi. Haleluya. Nukwiye kuba umuntu unebwa urekera uvuga ngo uyu ni umusaraba wanjye. Umusaraba wacu ni ugukiranuka. Umusaraba wacu ntabwo ari ibibazo. Buri kibazo cyose kicyari ubuzima bwawe gisengere kugeza igihe kizavaho cyangwa kugeza igihe uzapfira. Ibyo gupfa bidahindutse, ariko nta mpamvu yo kwitereka hasi. Irya jambo nigeze kubabwira ryo mu Galatiya 4 rivuga ngo umuragwa iyo akiri umwana muto ntatandukana n'imbata. Umuragwa ukiri umwana ashobora gutsindwa urugamba kubera ubwana bwe, akemerekera avuga ngo niko Imana yagishatse kandi atari ko Imana yagishatse. Haleluya. Yesu ashimwe. Nigeze kurwaza umwana kera, n'umuhungu mukuru. None igihe yararenze yarwaye mu etape atandukanye, ariko igihe yararenze mbona nyina apfuye birangiye, yararwaye indwara y'igicuri. Igihe nabonaga apfuye birangiye, ibyiringiro kwa muganga byarabuze, ibintu byose byararangiye. Nari muryamishije mu cyumba, ngabo wanjye yarahari. Ubundi yari yagira amakrize akongera agakanguka, ariko noneho yarageze ahantu atakigira krize ngo yongere akanguke, ameze nk'umuntu uri muri koma. Noneho ndimo senga, nari narakijijwe, ndimo senga isenga by'ubupfapfa, ndavuga Mana ushimwe kwampaye abana, numva bagenda agiye gupfa, mbizanamo bya bintu ngo mushime mu biho byose. Ndavuga Mana ushimwe kwampaye abana, ushimwe kuzampa abandi, ushimwe ko umutwaye nzasigara nabo, numva bagenda ngo ari ibyo ngo ndimo gukora ibyo bikiranuka. Imana yacu ni nziza, hari igihe dutabara no mu bupfapfa bwacu. Numva ari nk'umuntu ntawe ntarushye numvise, ariko numvise ko umuntu urakaye umeze nk'unkubise ukuntu, kuko numvise ibintu bidimbyutsemo ntari ifite. Numva nk'umuntu ankanguye ukuntu, ndavuga burya umwana wanjye ntari gupfa. Ninjye njyenyine mu cyumba ndimo nivugisha, urupfu nari narwakiriye kandi ashobora kuba koko yari gupfa. Numva nk'ikintu kinkanguye. Nibuka indirimbo n'amagambo aba muri Mika, icyo gihe ntabwo nari nzi ko ari muri Bibiliya, niho nigeze kubabwira ngo amagambo ya Bibiliya ni ubuzima. Yesu yaravuze ngo ijambo ryanjye ni umwuka kandi ni ubugingo. Haleluya. Nari nabyumvise mu ndirimbo kera muri Zena habaga korali y'abamama yitwa Miriam Ureka, ntabwo yaramye cyane, ariko yigeze ko yararirimba avuga ngo wamwanzi we winyishimaho, niba ni ningwa nzabyuka kuko urugendo nzarurangiza. Amagambo ari muri Mika nyine naje kuyabona muri Bibiliya nyuma, ntabwo nzi ko amagambo ya Bibiliya. Iyo ndirimbo niyo yangarutsemo, niyo mpamvu ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Haleluya. Nimunaririmba mujye murishyiramo, nimumva ahantu hose. Yesu ashimwe cyane.
indirimbo ingarukamo numva uburakari buraje, numva arakangutse ndiyeganyeje, ndavuga no umwana wanjye ntabwo ari bupfe. Amasengesho nanjye gusenga ndayatondekana, nirukanye imyuka y'urupfu, nirukanye iki, umwana wanjye azabaho ni muzima ntacyo azaba, ibindi bitandukanye. Ariko umva urupfu nari narwakiriye. Iyo imitekerereze itahindutse dusenga nk'abana batoya, tukakira ibitari byo kwakirwa. Haleluya. Uzarwane kugeza uvuye muri uyu munsi. Ntiwemere imbuto n'imwe ya Satani ko yaguma mu bawe no mu byawe. Haleluya. Kristo ari kumwe natwe kandi aradushyigikiye. Ariko reka tureke kunebwa. Amen. Nkangutse seze muri ubwo buryo, umwana arakanguka, yari amaze iminsi 3 adakanguka. Arakanguka avuga ngo mama ntabwo yaherukaga kurya, twe tutagishyiramo n'akayiko twagagashyiramo n'ikinjire. Aravuga ngo mama ndashaka amata. Ndavuga haleluya, umwana wanjye arakize. Amen. Mana nziza. Urugamba rwo mu mwuka ruririye n'urukuri. Buri kibi cyose ubona iwawe, ubona mu bawe, gifite urimo kuri inyuma yacyo. Abasinzi tubona bene wacu basinda, bishwe n'inzoga, bishwe n'urumogi, bishwe n'ubusambanyi, bafite urimo kuri inyuma yabo. Si ugukunda gusambana gusa, si ugukunda kunywa inzoga gusa. Ntabwo duhangana n'abantu, ntabwo turwana n'abantu, ntabwo turwana mu buryo bw'abantu. Haleluya. Dusenyera Satani uri inyuma y'ibyo bikorwa. Yesu ashimwe. Haleluya. Umuntu asenga neza iyo yamenye ko ahanganye na Satani, ko ahanganye n'umuntu. Si umugabo wawe muhanganye, si abana bawe, si bene wanyu, ni Satani batwashe igitugu. Bibiliya irambwira ngo yatwikiriye ubwenge ngo kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabarasira. Umutware w'isi atwikira ubwenge bw'abantu, ibitekerezo by'umuntu bigacurama. Umunyabyaha utari umubeshyi, iyo muganira avuga ati biriya bintu ndabyanga, ariko nisanga bikora. Ushaka rero umuntu arambabaza, yari umusore mwiza, yakoze umurimo, ibintu nabyo bijya ahantu. Yakoraga umurimo mwiza, ariko yari yaravuye icyo gihe tukuganiraga. Umurimo mwiza muri leta. Arambwira ati sinzi impamvu umeze gutya, sinzi impamvu mbayeho ubuzima. Nuvuga ngo umurimo yari yarawirukanwemo kubera inzoga no gupfa nabi. Akaba afite nk'akazi mu gitondo gakomeye ko guhura n'abantu bakomeye, akararamo nijoro. Ntabwo azi ikintu cyamunyweshaga iyo yabaga afite rendez-vous important. Ntazi icyamunyweshaga muri iryo joro. Akararanywa, agasinda, telefone bakayiba, akazi bakamubura. Arambwira ati sinzi impamvu ufite ubuzima bwiza. Ati nahawe amahirwe menshi mu buzima, ariko yose yamviriye ubusa. Ntabwo ari ugukunda inzoga, ni Satani. Ariko nidusenga, Imana izakiza bene wacu. Haleluya. Twe kurambirwa gusenga. Satani arabizi ko ariyo ntwaro abera bafite. Niyo mpamvu ayitsikamiye kugira ngo tube abanyamagambo. Amagambo just tuvuga ubutumwa budaherekejwe n'amasengesho, dukora imirimo myiza ya sosiyale idaherekejwe n'amasengesho, duterane mu materaniro tudasenga, turirimbe tudasenga, bibura imbaraga, bisigara ari amagambo ariko atari mu imbaraga. Agakiza katunanire, katubihire, tubihirwe mu rugendo. Mwebwe mwibwije ukuri, mubona agakiza dufite uyu munsi ariko ba Stefano bari bafite. Niba tunanirwa no gukiranuka, ubu butumwa twabupfira. Murabona twabupfira? Hari abantu bijya mureba ko turi amano yamupfira. Niba tunanirwa no gukiranuka konyine ufite choice ebyiri A na B. A irimo gukiranuka, B irimo amanyanga. Tukahitamo B kuko dufite inyungu. Murabona ubu butumwa twabupfira, twabumana ubupfira. Nimureke dusenge kandi tugire agahinda. Haleluya. Twibwize ukuri. Rya jambo ryo muri Hoseya, andagize. Rya jambo ryo muri Hoseya 6:6 ritubwira ngo ubwoko bwanjye burimbutse busize ubwenge. Bavuga kutamenya rwanditse kutagira ubwenge. Haleluya. Namwe mwararyangaga? Najyaga numva ari indengane. Ubwoko bwanjye bwimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka we kumbera umutambyi, ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe, nanjye nzibagirwa abana bawe. Reka tuvuge kare agace kabanza. Ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Yesu ashimwe. Haleluya.
ni ukuvuga ngo ibintu byose ntarabonera ubutsinzi ubuzima bwanjye bwo mu mwuka, hari icyo ntarabimenyaho, hari ukuri kwabyo ntaramenya. Haleluya. Ikibazo runaka ugifite mu buzima bwawe mu isi yo mu mwuka, hari ukuri kwakemura icyo kibazo utaramenya. Iri jambo rero cyatumaga njyanga n'iki? Nuko numvaga ko ibizo ntarabonera ibisubizo, ntafitemo umucyo muri icyo kibazo, numvaga ko uruhare atari urwanjye, numvaga nyine ari Imana ifite ikizabikoraho, n'ubundi Imana ifite ubikora. Yesu ashimwe cyane. Ariko ijambo ryo ubwoko bwanjye bwigwe buzize kutagira ubwenge. Nuvuga ngo ikintu kirimo kimfana nabuze ubwenge bwo kugikemura. Ushobora kuba ubwenge bwo mu mwuka, ushobora kuba ari imisenyero runaka ntaramenya, bishobora kuba ari ishirirwa runaka ntaramenya. Haleluya. Ntabwo tubikunda kuko twumva ari nk'igitutsi. Ni gute se ngiye nabuze ubwenge kandi numva bufite? Nyine ubwo ufite burangana n'ubutabazi ufite. Haleluya. Ubwo ufite burangana n'ubutabazi ufite. Ubutabazi ntarabona, ubwenge mu ntabara muri ako gace ntabwo ndagira. Haleluya. Tubyange tubikunde ariko niko kuri. Yesu ashimwe. Imana yatugire neza. Tugiye gusenga Imana. Amen. Kwari kugira ngo gusa duterane umwete wo gusenga. Kwari kugira ngo umwuka wawe ujye uhora umeze nk'aho urakaye. Imana idufunguyeho amaso yacu y'umwuka gatoya, umwuka wacu uhorana ifuhe ukuntu n'uburakari ukuntu. Kubera iki? Kuko tujye tubona intumbi zuzuye, tukabona ibintu bipfuye byakabaye bikira, umuteto mu mwuka ugashira. Haleluya. Si umunabi no gukambya agahanga no kugira gute, ariko mu by'ukuri iyo tuvuye mu bunebwe twinjira mu gusenga, umwuka wacu wa mu burakari. Haleluya. Duhita tubona imirimo yagombye kubikoreka tukaba tutarigeze tuyikora. Duhita tubona ibintu bidupfanye twicaye turahungaho, turitorero turi abakristo bangana gutya, bigatuma umwuka wacu uhorana ikintu kimeze nk'uburakari. Kuko wibaza impamvu udasenga kandi ufite ibintu byinshi byo gusengera. Ukibaza se niba unasenga kuko utagwiza imbaraga bipfiriye hehe, harabura iki? Bigatuma umwuka wawe uhorana uburakari. Haleluya. Iyo umuntu yihaye kubyima amaso nibwo agira umwuka uri mu butesi, wibwira ko nta kibazo, ntacyo bitwaye kandi bigitwaye. Imana ishimwe neza. Haleluya. Reka tuhaguruke inshuti z'Imana tugende dusenge. Nyuma subiza gahunda y'uzo gahunda. Imana ibahe umugisha, mwarize neza kugorobereza hano mu nzu y'Imana, kugira ngo twongere tuvuge ko dukwiye gusengera Data mu kuri tuyoboye umwuka w'Imana, kugira ngo tugire umugoroba wo gusenga tudahusha duhamya. Wibuke ko tutabasha gukiza abacu natwe ubwacu tudahagaze. Mu byo dusengera reka twongere twibwirire Imana yuzure ubuzima bwacu, idukangure twebwe ubwacu. Idukure mu bitotsi by'umwuka, idukure mu kudamarara kw'amafuti twumva ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye gute Satani atunyaga abantu, ntacyo bitwaye gute uko Imana yaragennye ko nzaba mpagaze nyikoreye mu mbaraga muri 2019 ntarigeze mbibasha. Biragitwaye. Dufite impamvu zo gusenga, dufite impamvu zo kutanibwa, dufite impamvu zo kuva mu butesi no mu bupfapfa no mu bupfayongo. Dufite impamvu zo gushaka Imana dusoma muri Bibiliya. Niba ari Imana ivuga kuki itavugana nawe, kuki yavugana nawe rimwe mu mwaka, kuki yerekwa rimaze imyaka 10. Imana ntaho yagiye. Yavuze ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, ziranzi kandi nanjye ndazizi. Tugira agahinda ko kugira amaso yo mu mwuka yahumye, tugira agahinda ko kugira amatwi y'umwuka yahumye, tugira agahinda kuko tutaba dufite Imana ya ba Pawulo n'aba Petero kandi idahinduka. Tugira agahinda ku buzima bwo mu mwuka bumeze kimwe. Ni gute bumera kimwe imyaka 10 agakiza igashira, 20 agakiza igashira? Ni gute imbaraga z'Imana idusezeranya zitagaragara mu buzima bwacu? Ni kuki twabyihorera? Ni kuki twabana n'intumbi mu nzu? Ni kuki twaturana n'imirimo ya Satani umwaka ugashira 3 tukabyihorera? Reka
ukabwira ubw'Imana ngo Mana nteze inyota nteze inzara nk'umwete wo gushaka birenze kugeza gushaka mu myaka yatambutse mwami bitari amarangamutima bitari ugushyuha turi mu nzu yawe twagera mu rugo bikadushiramo iminsi yashira tukazibagirwa reka tumuhamagare nanjye ndamushaka ntabwo nashaka kwigisha nk'uwa expert nanjye ndamushaka n'inzara n'inyota yo kumubona sinyuzwe n'urwego rw'umwuka mpagazeho kuko sura data yangeneye reka tumuhamagare tubone ko Imana uri kumwe natwe Uwiteka Imana ikomeye muremyi w'ijuru n'isi mwami twaje tugufitiye inyota niyo mpamvu turi aha ngaha ijambo ryawe ryatubwiye igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasengera data bamusenga mu kuri bayobowe n'umwuka ngo igihe ni iki ngiki mwami waba turagushaka Uwiteka Mana nyir'ingabo ijambo ryawe ryarambwiye ngo Kristo wari uri kera ni kuri na n'uyu munsi ni kuzahora iteka ryo imitima yacu mwami iragusonzeye imitima yacu irakunyotewe tukuziho agace gatoya katadukiza tukuziho agace gatoya gatuma nta mirimo yawe ikomeye amaboko yacu akora gatuma mwami iby'umwuka tutabisobanukirwa gatuma ijambo ryacu ridahamya gatuma ijambo ryacu ritagira uburemere bwo mu mwuka ryagombye kugira Uwiteka Imana ikomeye ijambo ryawe ryaremeye muri dutandukanye ibishimwa n'ibigabo akanwa kacu kazameraho akanwa kawe ariko turabirema ntibiremeke tukabiyamagana ntibyitsabe tukirukana ingabo z'umwijima ntizigende kuko twagwigiye tukabana mu mwuka mwawe ndakwinginze ngo uyu mugoroba utugarukeho utwuzuze inzara n'inyota utwuzuze imbaraga zawe mwawe twazamutse muri iki cyumba tutaje kureba ubwiza bwa hoteli tutaje gutembera twazanywe n'inzara n'inyota dufite mu mitima yacu turifuza kurangiza umwaka tukubonye turifuza gutangira uriya mwaka mu zindi mbaraga mwami hari ibyo turambiwe hari ibyo tutagishaka dukeneye imbaraga zawe mwami waba tugarukaho mwami uyu mugoroba kurya wasutse imbaraga zawe mu cyumba cyo hejuru ba Petero bari buzuye ubwoba imbaraga zawe zikabuzura nibyo tugusaba uyu mugoroba mwa twazamutse turi abantu umuntu twazamutse turi abantu basanzwe buzuye muri intege nkeya bafite imbaraga nkeya twahagazeho tukumva zihagije uyu mugoroba turaje mwami kugira ngo tugarukeho twuzuze imbaraga zawe kuri wowe ngwino twuzure ngwino wuzure ubuzima bwacu ngwino uhindure imitekerereze yacu ngwino ukore kuri ka gace katakozweho ngwino dukoreho mwami waba ngwino twuzuze imbaraga ngwino duhindure mwami waba ngwino duhindure mukunzi mwiza ngwino tumara ubujiji hari ubujiji mwami bw'umwuka mfite butuma ntagira ubutsinzi runaka wangeneye nk'aho uyu mugoroba suka ishurirwa rishya mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe dusukire ishurirwa rishya tugarukeho mundi mushya uyu mugore yarakuze amasi y'abakure ariko yahuye nawe utaramubwira iby'uburaya ahabwa imbaraga zimuvamo yahuye nawe yibagirwa ibyamwirukansaga ikibindi nticyongeye kugira agaciro tugarukaho Uwiteka Mana nyir'ingabo tugarukaho uyu mugoroba vugana natwe benshi muri twebwe ntibazira icyatuma ibarema benshi muri twebwe ntibazira icyo bagomba gukora muri iyi si tugarukeho mwami tugarukeho mu mbaraga zawe tugarukeho Uwiteka Mana nyir'ingabo vugana na buri muhungu wawe n'umukobwa wawe shira ryajwi mu mutima rimutere inkunga shira ryajwi mu mutima rimumara mu bunebwe suka ryajwi tanga ryayerekwa rituma umuntu anyeganyega agasohoka mu bimenyero mwami waba suka zambaraga zituma tutabyihorera duhagurutse mwami waba twekipe mwami waba twuzuze imbaraga zawe duhagurutse mwami duhagurutse mu zindi mbaraga duhagurutse mu bundi bushobozi maze tukubera ibikoresho wakoresha kugira ngo abacu bazuke tukubera ibikoresho byategeka umugisha ugafatika tukubera akanwa muri iki gihugu cy'u Rwanda tukubera akanwa hirya no hino mu isi tuzana impinduka mu bacu turakwizeye mwami waba turakwizeye mwami ibyishingikirizo byacu byose tubishyize hasi ibyo twumvaga dushoboye tubishyize hasi ngwino dusukaho amavuta mashya ngwino twambike imbaraga nshya ngwino tugarukeho bundi bushya turakunyotewe mwami waba turakunyotewe n'igicucu cya Petero cyarakizaga abarwayi twebwe n'amagambo yacu n'ibiganza byacu ntibibakiza turagushaka mwami waba ijambo ryawe ryarabwiye ngo
tugaruka y'umugoroba utwuzuza imbaraga zawe uduha amaso y'umwuka areba uduha amatwi y'umwuka yumva uduha umutima wihariwe nawe uduha umutima wihariwe nawe mwami Kristo ngwino twuzure ntacyo tubasha gukora tutagufite ariko rimwe na rimwe twicomora kuri wowe tugashaka kubikora nk'uko tubyumva tugashaka kubikora mu bwenge bwacu maze twagera imbere tukumva twagera imbere ntibiduhire uyu mugoroba turagarutse mwami turabizi ko rero muzabiba ukuri natwe turi amashami turabyemera ko ntacyo tubasha gukora tutagufite turagarutse mwami w'abantu kugira ngo icyo cyose kitugize tuba twarakwimye nacyo kiyoborwe nawe ngaho tugarukeho mwami utwuzuza imbaraga gira amaso y'umwuka y'Imana wamufungure uyu mwaka utararangira kora ku matwi yakwiyumviye rega mwami y'umuntu yakwiyumviye ntakenera abamubwiriza ntakenera abamutera inkunga ntakenera abamukomeza ijwi ryawe riradusubika ijwi ryawe mwami riraduherekeza wongera tugarukeho mwami uko twatangiye tuvuga wigeze kudukoraho niyo mpamvu turi hano turi hano kuko hari uko twakubonye turi hano kuko wigeze kudukoraho wongera tugarukeho mwami w'abantu wongera ugire ikindi kimenyetso gishya wubaka mu buzima bw'umwana wawe maze agukurikire utazacogora maze aguruke mu mbaraga agukorera ibirenze uko wigeze kugukorera Uwiteka Mana y'ingabo nongeye gushinganisha ubwoko mu maraso yawe amahoro yawe abazenguruke ibyiza bitangwa nawe n'umugabane wawe bo ubwabo n'ababo n'ibizabo barindwe imyuka yabo imibiri yabo n'ubugingo byose birindwe byo kubaho umugayo kora kuri buri gice cyose cyatuma imbere nibaza ngo Imana y'ihehe gikoreho mwami w'abantu kuko urashoboye uri data ntabwo turi ibibyarwa rangiza buri muzi wose w'igisigisigi cyasigaye mu buzima bwe mu izina rya Yesu bidasa n'uwo ari we kuko yagizwe umwana wawe turakwizeye twizeye imbaraga zawe twizeye ubuntu bwawe utarobanura ko butoni ijambo ryongera ngo gusa kubw'imbaraga n'amaboko ahubwo ariko mu mwuka wawe ugisanga umunyantege nkeya ukamuhindura umunyambaraga mwuka wawe ugisanga umukene utindahaye ukamutungisha mwuka wawe usanga umurwayi bavuze ngo ntibishoboka ukamusuka mu buzima umwuka wawe ubeshaho umwuka wawe urazura umwuka wawe udukira inzira hatari inzira umwuka wawe uratubwira ngo nidukomeze abantu baravuze ngo biraheze umwuka wawe uvuguruza inama mbi urakoze mwami w'abantu kutadusize twenyine thank you Holy Spirit urakoze kuri kumwe natwe ndagushimira imbaraga zawe ndagushimira gukora kwawe mu buzima bw'abera ndagushimira igitinyiro cyawe gihindisha umushyitsi isi y'umwijima ndagushimira ko tugose ndagushimira ko twuzuye ndagushimira ko tubanziriza imbere ukatugota impande zose ndagushimira ko duhindura ibintu by'umuriro ndagushimira ko mu isi y'umwijima yose yakwiteranya utabasha guhamagara turashimira Imana kuko amagambo y'ukuri yinjiye mu mitima yacu y'umugoroba Imana iguha umugisha umukozi w'Imana wemeye gukorana n'Imana namwe Imana ibaha umugisha mwitabiriye ubutumire bwa Agro mukaba mwaje kugira ngo mugire icyo mwubaka mugire icyo mushyiraho icyo mutari muzi mukimenye kugira ngo impamvu yo kubaho kwanjye nawe izagirire benshi umumaro haleluya nta muntu w'impanuka ubaho ku isi nta muntu kandi w'ishami ubaho ngo wowe uri ishami ry'abandi
abandi baba ari igiti ariko ukaba uri ishami ryegamiye abandi. Buri muntu wese kuri iyi si yaje afite misiyo imuzanye kuri iyi si. Hari impamvu Imana yaremye buri wese, hari impamvu Imana yakuremye muri iki gihe, hari impamvu yo kubaho kwanjye nawe. Tugomba gusobanuza Imana tukamenya impamvu yo kubaho kwacu, ntituzave mu isi tudakoze icyatumye Imana itwohereza muri iyi si. Ntuzatandukane n'uwo muntu muri kumwe utamenya impamvu Imana yaguhuje nawe. Imana ibaha umugisha, Imana iguha umugisha umushumba, Imana iguha umugisha cyane. Turagukunda, uhabwa umugisha cyane. Ni impano kuri benshi muri iyi si. Tujye dushimira Imana ko hari abandi Imana yabitseho ubutunzi bwayo. Niba twagirira ishyari ba Pawulo, ariko n'abatanse nabo twabagirira ishyari, tugashaka kumera nkawe kubera iki? Ni umumama, ni umubyeyi, afite inshingano z'urugo, afite umutware agomba kwitaho nk'umumama, nk'umufasha, agomba kwita ku bana nk'umubyeyi, agomba kugira ubuzima nk'ubwo jyewe nawe tugira. Kuki we abasha kugira uwo mwanya wo kwegerana n'Imana? Jya nkunda kuvuga ngo umugore icyo yiyemeje akigeraho. Wenda umugabo byagora, ariko umugore niba niyemeje kujyana umugabo wa Hortense ndaramugezeho, si ibyo bakunda. Rahabu yakoze uburaya arabishyira ku mugaragaro. Sinjya njya mbona indaya z'abagabo, sinzi niba zibaho, zijya zihagarara ku muhanda zigurisha, zijya zibaho umwe mu ndushirino. Ariko umukobwa cyangwa umugore wabaye indaya aratega. None ko twamenye Yesu, mwahise tukamutega, tukamugaragaza kabisa, abantu bakaza kumugura, kubaza bakagura indayi, umuntu akerura akamenyekanisha umwuga akora utari uw'icyubahiro, nawe ukora atabishaka haraho, ariko umuntu akiyemeza akavuga ati nge nzakora iki. Umudamu icyo yiyemeje gukora akigeraho. Mwababyeyi, nimureke dukore, tugire intego muri twebwe yo gukora impamvu yo kubaho kwacu. Icyo twaremewe, icyo Imana yaturemeye, tubashe kugikora. Ntituzave muri iyi si, ntuzave muri ubu buzima, ntituzabe mu bazicuza mu bucecuru bwacu, ahubwo tuzabe icyitegererezo. Haleluya. Ntabwo nahingutsa kuvuga ngo ndavuga ijambo inyuma y'umukozi w'Imana, ntabwo nabibasha. Ariko cyangwa Umwami Imana koko akadushoboza natwe tukagira ukuri kuri muri tukuzuye, tugasohoza impamvu yo kubaho kwacu. Imana ibaha umugisha. Ntabwo nasoza iteraniro kandi twatumiwe katwakiriye umukozi w'Imana aturangirize gahunda y'umugoroba. Imana ibaha umugisha kandi turabashimiye ko mwatugiriye icyizere. Imana ibaha umugisha kuduhaye amahirwe yo gukorera Yesu. Mwarakoze kudukingurira umuryango wo kugira ngo dukore impamvu y'icyo twaremeye, impamvu y'icyadusubije mu isi. Njyewe ntabwo nakabaye ndi muri iyi si, nakabaye narayivuyemo imyaka 20 ishize, ariko impamvu Imana yangaruye mu isi. Imana ibaha umugisha ko uyu mugoroba mumpaye amahirwe yo kugira ngo nkore uwo murimo. Muhabwe umugisha. Tabiye ubutumire Pastor Hortense, turagukunda cyane. Iyo tuguhamagaye ngwino tugezeho ijambo ry'Imana, Imana yagushyize ku mutima ngo ubwire abamama uratwitabira. Peace nawe rwose, Uwiteka Imana yo mu ijuru itibagirwa imirimo igihora ibibuka. Amen. Turagera ngo dusoza amateraniro, turabashimiye mwitabiriye. Iyi ni ministeri ya Agro yakoresheje igiterane, twatangiye benshi badahari, ariko turagira ngo tubabwire ngo kwa gatanu tuba dufite amasengesho. Tubwira abamama muze dusenge, nukuri nimureke dusenge. Ntabwo dusenga yuko tunezerewe, ntabwo dusenga yuko wenda tubabaye, twebwe dusenga igihe cyose. Nimureke dusengere ingo zacu, Imana itwereke vision ifite ku ngo zacu, noneho n'imirimo ya Satani tuyizibiri. Yesu ashimwe cyane.
dutangatanga imirimo ya Satani ku bana bacu, tugira icyo twatura ku ngo zacu no ku bana bacu, kuko ntabwo Imana yaturemeye ibibi, yaturemeye ibyiza gusa. Yesu ashimwe cyane. Nimureke tujye dusenga ababyeyi. Buri gihe tubwira mama gusenga, dutumira mama ibiterane byo gusenga ntibitabira, ariko mureke dusenge, kuko mu gusenga niho tubona imigambi ya Satani, tukabona nuko turwana. Ntabwo tugomba kurwana nk'abamayimayi, ntabwo tugomba kurwana nk'abamama badafite intego, ahubwo turwana tudahusha, kuko Pawulo yabivuze. Turwana tudahusha kuko tuba twagize iyerekwa ry'imigambi mibi Satani afite, tukagira n'iyerekwa ry'imigambi myiza, tukarwana tuzira imigambi ya Satani, kuko nta kiza adukundira. Yesu ashimwe cyane. Yazije kwiba, kwica no kurimbura. Mureke ntatwibe, mureke ntatwice, mureke nituzarimbuke, tuzabona ubugingo buhoraho. Babyeyi mukunde gusenga, nibyo mbakumbuje. Amahoro y'Imana atemba nk'uruzi, atembe mu mitima yanyu, atembe mu ngo zanyu. Muzagira umwaka mwiza, umwaka wa 2020, mu abadamu b'intwari, mu abadamu basenga, mu abadamu baharanira kubaka ingo zabo. Nimuhe Satani icyuho, ahubwo mureke duhagarare twubake. Bamamatayi n'abacamanza babura imanza baca z'abatandukanye. Yesu ashimwe cyane. Bajye babona izabibye n'abandi, ariko abatana ntabwo bamamatayi n'abazongera kuzibona. Ababyeyi niduhagarara neza. Yesu ashimwe cyane. Mutaha amahoro, mugere mu rugo amahoro, mubasuhuze mubabwire ko ari twe twari twabafashe uyu mwanya, ariko ari umwanya mwiza wo kubaka, kugira ngo tuba ababyeyi beza babereye abana bacu kandi babereye n'igihugu cyacu. Mugire amahoro y'Imana. Amen. Oh,